yumvishije amajwi y'umuntu uwo ari we wese umutakira. Yesu arangije arakanguka. Cyambere yakangutse ngacyaha umuyaga, cyaha inyanja. Haleluya. Haleluya. Hari ibyo agiye gucyaha uyu munsi wa none. Hari ibyo agiye gucyaha, hari amadeni yacyaha. Akabwira ngo madeni ceceka tuza. Haleluya. Imana ishimwe. Akabwira inzara ngo umva wanzara we ceceka tuza. Umva wabutayu we ceceka tuza. Naje ninjye nyiribihe, ninjye bakanguye, ninjye bahamagaye. Ntago bagize baguhamagara, ninjye uje kubwira ngo ceceka. Akanguka abwira inyanja imwumvire. Amen. Ndakumva cyane gumama. Ashimwe Yesu. Amina. Tugeze mu gihe buri muntu wese mu ruhande rwe akeneye gukangura Yesu. Uti kubera iki? Tugeze mu gihe bidusaba gusenga dukangura Yesu. Yego. Tugeze mu gihe turi gukora imikorere ntigende. Tugeze mu gihe turi gukora gasiza nkaho turi gukorera ubusa. Ni igihe Yesu ashobora kuba asinziriye. Ukwiye kumukangura. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukabukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana. Abari hirya no hino, abari impande enye zose z'igihugu ndetse n'abari hanze yacyo, mwese turabashimiye yuko mwashyize urushinge rwanya hangaha kuri channel yacu Imana Irahari TV. Uyu munsi wa none turi n'umunezero mwinshi rero wo kubana n'umukozi w'Imana nkuko mwabimenyereye. Uraho neza mukozi w'Imana? Yesu ashimwe. Amakuru y'iminsi. Uyu munsi no uko watuje cyane ra? Wese natuje. Niba ngo boko umuntu atuza. Hari igihe cyo gutuza. Hari igihe cyo gutuza. Cyo gutuza. Aya. Kumva ijwi ryituze gusa. Aha, sinenze ko ujye ubishobora. Wenda bishobora cyane. Ya, abantu rero bacu badukurikiye na bamenyereye ko ntajya mbatindira. Batangiye kwibaza ngo ariko ninde muntu duteranye nawe, ninde muntu tugiye kubana muri uyu mwanya? Uri kumwe na Revera Pasiteri Uwamahoro Marie Solange. Yego. Ushobora kuba ndi mu bihe byiza rwose, ndi kugendana n'amavuta agezweho. Imana muri guhereza umugisha. Pasiteri, reka ngusabe kugira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu banze usenge Imana. Yego. Mana mu izina rya Yesu, Imana y'inyembaraga n'ubutware, Imana yumva gusenga kwacu, Imana yumva kunyiga tukwinginga, biratubwira ngo gusenga kumukiranutsi ngo kugira umumaro yasenganye umwete. Nyemerera aya masaha umuntu wese ukurikirana ikiganiro wumve gusenga, agusenga, wumve kwigiga kwinginga, kandi turakwinginze umwami wacu Yesu ubane natwe muri byose, uhindure ibyari bitagomba guhinduka, uhindure ubuzima bwabaye, uhindure ubuzima bwa muntu wese ugiye kuba iki kiganiro mwana. Kirwa hejuru nk'Imana y'inyembaraga, kirwa hejuru nk'Imana y'ubutware, kirwa hejuru nk'Imana y'ubushobozi, ngaho bane natwe mu izina rya Yesu Kristo byambashe. Amen. Urakoze cyane, ushoje uvuga ngo ngaho Yesu ngwino ubane natwe nkuko tubisabye cyangwa se tubyambaje. Nibyo koko Yesu Kristo naze abane natwe. Bakunzi bacu rero reka masabe kugira ngo ntukureho urushinge, ahubwo
uturize imbere y'Uwiteka Imana, wumve icyo Imana ishaka kuvugana nawe kuri uyu munsi wa none. Turakwakiriye kugira ngo tugezeho message Imana yaguhaye. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane aho muri hose. Imana ibaha umugisha abari mu bihugu byo hanze, abari mu Rwanda. Niteguye kumva iki kiganiro cyangwa kumva message ngiye gutambutsa. Message ngiye gutambutsa rero uyu munsi wa none ndashaka kugira ngo topic yite ko gukangura Yesu. Kangura Yesu. No gukangura Yesu. Yego. Tugeze mu gihe isi ikeneye kugira ngo bakangure Yesu. Yego. Tugeze mu gihe ababyeyi bakeneye gukangura Yesu. Tugeze mu gihe abagabo bakeneye gukangura Yesu. Tugeze mu gihe abakomeye bakeneye gukangura Yesu. Tugeze mu gihe aboroheje bakeneye gukangura Yesu. Yego. Muri make twese nk'abakunzi ba Yesu Kristo tugeze mu gihe tugomba gukangura. Turabisanga muri Mariko ibice byaho 4 umurongo waho wa 38 n'umurongo wa 39 kugeza kwa 41. Reka tuhasome twumve ko bitubwira. Yarasinziriye aryamye bwerekeza, yisegura umusego, baramukangura amabazo bati, mwigisha ntabwo byitayeho ko tugiye gupfa. Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati, ceceka tuza. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati, niki kibateye ubwoba? Murizera? Baratinya cyane, baravuga bati, mbese uyu ni muntu ki? Ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Amen. Amen. Ahangaha ntekereza ko Yesu Kristo yari kumwe n'abigishwa be. Yego. Muri uko kumwe n'abigishwa barababwira ngo rero twambuke. Nuko nusoma ibindi bice byo hejuru ngo twambuke, barambuka bajya mu nyanja. Agezeyo Yesu ngo arasinzira. Abavamo ajya ibwerekeza. Ngageze ibwerekeza, ntago ibwerekeza batubwira ngo ni hehe. Ngo aranje yisabira n'umusego. Muri make ntago Yesu yarafite gahunda yo gukanguka. Yarafite gahunda yo kwiryamira, avuga ati yewe ni mumpe n'umusego. Ngo abigishwa babonye ko Yesu afite yiryamiye nari no gusa umusego wo kugira ngo aryame, ngo baramaze ariko mwigishwa ntago byitayeho ko tugiye gupfa. Ese ntago witayeho kubona ibintu bidukomereye, ntago byitayeho ko tugiye gupfa. Ahangaha byashatse kuvuga iki? Yesu ashaka kugira ngo arebe ko bamwizera, kari kumwe nabo, kagendana nabo. Ntago byitayeho intambara dufite ko tugiye gupfa. Yesu Bibiliya tubwira ngo Yesu abyutse aracyaha. Amen. Amen. Hallelujah. Yesu aracyaha umuyaga n'inyanja. Yego. Biraceceka bituze. Amen. Amaze gucyaha ngo habituze rwose. Ngo inyanja iratungana habituze rwose. Yego. Ngarabaza ati niki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya, baravuga ati mbese uyu ni muntu ki utuma inyanja imwumvira? Amen. Ndakumva cyane gumama. Ashimwe Yesu. Amina. Tugeze mu gihe buri muntu wese mu ruhande rwe akeneye gukangura Yesu. Uti kubera iki? Tugeze mu gihe bidusaba gusenga dukangura Yesu. Yego. Tugeze mu gihe turi gukora imikorere ntigende. Tugeze mu gihe turi gukora ugasiza nkaho turi gukorera ubusa. Ni igihe Yesu ashobora kuba asinziriye, ukwiye kumukangura. Tugeze mu gihe abaririmbyi bakeneye gukangura Yesu. Tugeze mu gihe abashumba dukeneye gukangura Yesu. Tugeze mu gihe abavuga butumwa bakeneye gukangura Yesu. Tugeze mu gihe abakristo bakeneye gukangura Yesu. Bamukangura ngese mwigisha ntago byitayeho ko tugiye gupfa. Ashimwe Yesu. Ahimbazwe cyane. Iki gihe abigishwa iyo baza guceceka bagombaga gupfa. Ariko bibutse ko hari umugabo w'umunyembaraga
bibutse ko hari ahantu Imana yigeze ibakura, bibutse ko hari amasezerano bigeze Imana ibabwira. Baravuga ngo ariko si ubwa mbere twagendanye na Yesu, si n'ubwa kabiri, reka tumukangure tumubwira ngo mbese ntabwo ubyitayeho. Iyo ugeze mu rugamba rugukomereye ukitabaza abantu ntabwo ubona Imana, ariko iyo ugeze mu rugamba rugukomereye ugapfukama ukabwira Yesu ngo ntubyitayeho. Haleluya, ntubyitayeho ko ngiye gukorwa n'isoni, ko ndabona nafashe kredi ikaba igiye kunereza cyamunara, ntabwo byitayeho mwami. Kangura Yesu arakanguka, ko mbona urugo wampaye ndabona rukomeye, ntabwo ubyitayeho ko ngiye gukorwa n'isoni, kandi ari wari umpaye. Ni umukangura Yesu arakanguka. Imana ishimwe. Ko mbona abana wampaye ubwenge bwagiye cyangwa bari kugenda bibirara, ntabwo ubyitayeho kuba ari abana ari abawe. Yesu aragira ate? Arakanguka. Amina. Haleluya. Imana ishimwe. Ko mbona tugeze mu gihe ibintu byaducanze twibaza ngo turavugira Imana hehe. Ese ntabwo ubyitayeho ko tugeze mu gihe kigoye, turajya hehe? Kangura Yesu. Yesu ngakangutse, ntabwo akangutse gusa, yumvishijwe ya majwi y'abakanguye nde Yesu. Yumvishije ya majwi y'ababyeyi, y'abakobwa, y'abagabo, yumvishije amajwi y'umuntu uwo ari we wese umutakira. Yesu arangije arakanguka. Cyambere yakangutse ngacyaha umuyaga, cyaha inyanja. Haleluya. Hari ibyo agiye gucyaha uyu munsi wa none, hari ibyo agiye gucyaha, hari amadeni yacyaha, akabwira ngo madeni ceceka tuza. Haleluya. Imana ishimwe. Akabwira inzara ngo umva wanzara we ceceka tuza, umva wabutayu we ceceka tuza. Naje ninjye nyiribihe, ninjye bakanguye, ninjye bahamagaye, ntabwo bagize baguhamagara, ninjye uje kubwira ngo ceceka. Akanguka abwira intambara ngo umva wa ntambara we ceceka tuza. Akanguka avugana n'uburwayi ngo umva waba urwayi we ceceka tuza. Ariko byaturutse he? Mu kugira gute? Mu kumukangura. Haleluya. Imana ishimwe. Amina. Kuko iyo ukanguye Yesu abona ko nawe umufitiye icyizere ko afite ububasha n'ubushobozi bwo gukiza byakagombye gukora. Yego. Hasi umurongo wa 39 haratubwira ngo akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati ceceka tuza. Umuyaga uratuza, uratungana rwose. Yego. Bya bibazo byose bigomba kwibwiriza kuko nyiribihe yaje. Bya bigeragezo byose bigomba kwibwiriza kuko nyiribiremwa yaje. Bwa burwayi bwose bugomba kwibwiriza kuko nyiribiremwa yaje. Ngarabasigara bazanga ariko kwizera kwawe kuri hehe? Niki kibateye ubwoba? Niki kibateye ubwoba? Ese ntabwo murizera? Niki gitumye mushidikanya? Ni ese iyaguhinduriye amateka, iyaguhaye akazi, izabura no kukurindiramo? Iyaguhaye umwana byari bikomeye, izabura no kumukurerera? Iyaguhaye umugabo waramusengeraga, izabura no kugira ngo imuhindure? Niki kibateye ubwoba? Ntabwo murizera? Niki kibateye ubwoba nshuti bene data? Ntabwo murizera? Niki gitumye muhangayikira umutima ko njyewe Kristo ari ngiye kuzuka n'ubugingo? Niki kibateye ubwoba? Ninjye tangiriro nkaba niki niherezo. Niki kibateye ubwoba? Kari ngiye waremye ibyo byose murwana nabyo, ari njye ubasha kubiturisha, nkabibwira ngo tuza ceceka umwana wanjye abone ubutabazi. Ntabwo murizera? Amen. Ntabwo murizera? Baratinya cyane, baravugana bati mbese uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Tugeze mu gihe Imana yacu ikwiye kujya imbere cyane kugira ngo imenyekane ko twasenze. Amen. Tugeze mu gihe ubwo abandi bantu batemera Imana dusenga, Imana yacu igira cecekesha babone ko ari Imana yabikoze. Icyo nkundira Imana, iyo Imana igiye kugutabara igutabara nk'Imana. Irazi igakora imirimo ya yindi yananiye bene wanyu. Haleluya. Irazi igakora imirimo ya yindi yananiye
umugabo wawe, yandi yananiye umugore wawe, yandi yananiye mushiki wawe, yandi yananiye inshuti zawe, yandi yananiye abaganga, Imana ikayikora. Kama ngo batangira kugira ubwoba. Haleluya, zitangire kugira ubwoba. Reka imbaraga zitunaniza zitangire kugira ubwoba. Reka imbaraga z'ibiduhiga zitangire kugira ubwoba. Mane jarabine ma. Reka imbaraga z'ibiduca intege zitangire kugira ubwoba. Kuko twicariye ijambo rya nyir'ijambo. Wa wundi wavuze ngo ceceka wa nyanja. Ceceka wa bibazo we, ceceka wa bushomeri we, ceceka wa ntambara we, ceceka wa rupfu we, ceceka wa madeni we, ceceka wa bushomeri we, ceceka wa mibereho mibi we, ceceka wa ruzerero we, ceceka mwabigerageze mwe, ceceka mwabarozi mwe, ni muceceke ni habituze. Haleluya, tugeze mugiye kugira ngo Kristo atuvuganira. Reka nkubwire uyu munsi wikwivuganira, nuvuga uravuga nabi, reka Yesu akuvuganire. Yego, nuwisobanura ntabwo bikunda, reka Yesu agusobanure. Njya nkunda kubwira abantu ngo sinkeneye gukizwa, aka kantu kumve neza. Njye ntabwo nkeneye gukizwa ngo abantu babone ko nkijijwe. Njyewe nzakizwa Kristo ntangira ubuhamya. Haleluya. Iyo twebwe dukijijwe ibigaragara abantu bose ubona akakijijwe, ariko Kristo yamureba akabona akadakijijwe. Ndashaka njyewe gukizwa Kristo ntangira iki? Ubuhamya. Ubuhamya ni hahandi Imana izaza ikankura mu bigeragezo bikomeye, ikavugana ngo mwana wanjye, igihe wasengaga narakumvishije, niyo mpamvu ncecekesheje intambara n'ibigeragezo. Mwana wanjye, igihe wari ahantu narakubonye, igihe wari upfukamye mu gukeka narakubonye, niyo mpamvu ukishije indwara zikomeye. Haleluya. Iyo turokoye urupfu rukomeye, n'uyu munsi uracyaturokoye. Niyo mpamvu ibiduhiga. Haleluya. Iyo natwe ko Imana yacu si Imana yo kubeshya, ni Imana y'ukuri, ni Imana irinda, ni Imana ikurwanirira. Reba igihe wavutse urwanywa ukaba ukibaho bakirwanya kandi ukabaho. Amen. Ninde ufite ubuzima bwawe niba ufite ubuzima bwawe n'umuntu Yesu. Ninde ufite imibereho yawe? Ninde? Yesu. Bwira ibikugerageje biceceke. Yego. Haleluya. Amina. Bwira intambara ziri kuri wowe zidashira ziceceke. Intambara z'urufaya, intambara z'ibigeragezo, intambara zo kwangwa, intambara zo gutabwa, intambara zo gukora ntufate. Zibwire ngo umva ceceka kuko naje gukangura Yesu. Yego. Ceceka kuko Kristo uri muri nyewe afite imbaraga zidasanzwe. Yego. Bwira bakurenganya uti Imana ibasha kumburanira. Haleluya. Niwe mucamanza w'ukuri. Ubwire ngo Yesu ngwino undenganure, ucecekeshe izi manza zose. Yego. Bwira abantu bakurwanya, babwira ngo ya ntago ari nge murwanya, ni Kristo uri muri jewe murwanya. Bwira ikintu cyose kiri imbere ya ubona kidashobotse. Bwira indwara zakubanyaho karande, zibwire ngo ya nago bikunda. Yesu uri muri wewe ntago ajya rwara. Ceceka nihabe hituze. Nimbona ubuzima, nimbona amahoro, nimbona iterambere, nimbona umutekano, nimbona agaciro, nimbone ko nongera kuba mushya. Kuko Yesu yavuganye n'ibibazo byari bingenjeje, kuko Yesu yavuganye n'ibyampigaga, kuko Yesu yavuganye n'ibyananizaga. Imana ishimwe. Kuko Yesu yavuganye n'ibyari bindemereye. Ese koko n'ibyari bihari? Byari bihari. Ese koko n'ibyari bigoye? Byari bigoye. Ese koko n'ibyari biruhije? Byari biruhije. Ese koko wabonaga koko nabonaga inzira zitari zigoye? Inzira zari zafunze. Wabonaga iri zuba ridakaze? Ryari ryinshi. Haleluya. Hashimwe Kristo waremye ijuru n'isi. Aravugana nawe ngo ceceka. Nusimbuka hirya muri Mariko haracyatubwira 8:22 ngo Yesu ngo yagiye Betisayida, ngo bamuzanira nk'impumi ngayikoreho. Yego. Abigishwa mbwira ngo yikoreho. Yesu abona ko kuyikoraho bidahagije, ngayifata ukuboko, ngarangije aragenda, ngafata utwondo ayishyira ku maso, ngoza ngo mbese hari icyo ureba?
iyi nkumi yari igowe yego mbese hari icyo ureba mbwira mubwira ngo ndareba abantu barasa n'ibiti bigira bite bigenda ayi tugeze mu gihe turi kureba abantu basa n'ibiti bigenda tugeze mu gihe turi kubona isi iri kwikaraga tukabona abantu basa n'ibiti bigira bite bigenda tugeze mu gihe dukwiye kubwira Yesu ngumva Yesu wadukoze ku maso bwa mbere utwubakira urugo none urugo rurasa n'ibiti bigenda wadukoze ku maso bwa kabiri uduha akazi ariko akazi ntabwo duhemba duhora muri mayinazi turarasa n'ibiti n'abantu basa n'ibiti bigenda waduhaye abana ariko abana bahora barwaragurika mana n'abantu basa n'ibiki bigenda waduhaye ubuzima ariko ubuzima buranze buratunanije na beforebo ngo ni ibintu bisa n'ibiti bigenda ongera udukora ku maso bwa kabiri kuko ibintu bisa bigenda ibintu bihora bizunguruka ku buzima bwacu turabihaze amen haleluya amina Yesu ngarangije yumva yampumye ngayongera yikoraho bwa kabiri ngaranga ngo genda ntiwirushye ujya kwiyereka hariya na hariya hari ibyo Imana igiye kugukorera bidasaba kugira ngo bitangaze hari ibyo Imana igiye kugukorera by'ubwabyo bikivugira kubera ko ubwa mbere yagukoreye ubukwe ariko uhura urugo ufite runini intambara ni ibintu bisa n'ibiti bigenda ubwa kabiri yaguhaye akazi ariko akazi ni wowe uhora uri topike bigiraho ni abantu basa n'ibiti bigira bite bigenda ubwa gatatu Imana nyir'ububasha n'ubushobozi hari ibintu byinshi yavuganye nawe aho kugira ngo ugere muri ya masezerano aho guhura n'ibitandukanye by'Imana yavuganye nawe ni abantu basa n'ibiti bigenda ongera umubwira gukoraho bwa kabiri gira umukangure nakanguke mu izina rya Yesu gira umukangure Imana ishimwe akanguka ku mibereho yawe akanguka gufashe akanguka kuruhure akumara umubabaro akumara agahinda akagukuraho intambara z'ibyari bikugarije kuko Yesu niwe byose n'ufite urufunguzo rw'ibizaba ku buzima bwacu haleluya Imana ishimwe niwe ufite urufunguzo rw'ibizakubaho niwe womora niwe ukomeretsa akanobora uhindura amateka y'ubuzima bwawe uyu munsi ndakubwira ngo kangura Yesu nakanguke rwose kangura Yesu yiteguye gukanguka kangura Yesu yiteguye kukumva kangura Yesu yiteguye kubana nawe amina kangura Yesu aho uri hose waba uri mu modoka waba uri mu muhanda waba uri muri gare waba uri mu rugo waba uryamye waba aho uri hose mubwire kanguka wititeho ngiye gupfa araza arakurengera araza arakurwanirira araza arahindura amateka araza arahindura ubuzima bwari bushobeye araza araguha inshuti nzima yewe nta nshuti ufite arakubera inshuti araza aragukuraho igisuzuguriro araza aragukuraho masike y'icyangiro araza araguha agaciro utagiraga araza araguha ijambo kuko byose bituruka ku mbaraga z'Imana usoje rero mvuga ngo uyu munsi wa none wowe muntu udukurikiranye ndagira ngo nkubwire ngo fata igihe cyo gusenga ukangura Yesu fata igihe cyo gusenga gumamo bane n'Imana fata igihe cyo gusenga uhamagare Yesu fata igihe cyo gusenga azakurengera niba ufite bigerageza bigukomereye wibibwira umuntu jya ku mavu usenge ukangure Yesu azaza kubane nawe niba ufite urugamba rwananiranye ubone rutagende ruva aho ruri kangura Yesu hari amahirwe ya kabiri yo kugira ngo yaguha ubuzima niba ufite uburwayi nanjye yarankishije ubwo nari ndwaye bikomeye naramukanguye araza arankiza arandengera undi muzima rero niba ufite ibibazo bikugarije hari ibyo yakemuye niba ufite abakwanga bwira Yesu akurwanira urugamba niba ufite ibintu byose wabonaga nta cyerekezo bifite ndakubwira ngo uyu munsi wa none ukangure Yesu cyambere ugira kwizera icya kabiri usenge ubudasiba icya gatatu iby'Imana yavuganye nawe izabisohoza ijambo ry'Imana ni umutsima ijambo ry'Imana ni inkomezi ijambo ry'Imana rigeraho ridukura rikageraho ridushyitse mureke dusenge Imana Mana mu izina rya Yesu Kristo haleluya
abantu bawe bakeneye kugira ngo bumve ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe rirahindura, ijambo ryawe rirategeka mwami. Ijambo ryawe ryomora imitima, ijambo ryawe rikuraho igitutsi, ijambo ryawe rikuraho igisuzuguriro, ijambo ryawe rikiza indwara. Turasenze uyu munsi wa none kugira ngo womore ibikomere by'abantu bari aha ngaha mwami. Amina. Wishyure amadeni y'aba bantu Kristo. Uhindure ubuzima bwanze mwami. Tanga icyerekezo cy'imibereho mwami. Bari kugukangura ukanguke, ugira ibyo witaho bibaremereye, ugira ibyo ucyaha, ugira ibyo ucecekesha, ugira ibyo ukura mu nzira, ugira ibyo uvanaho. Abona imbaraga zawe Kristo. Kuko abakwiringiye bose ngo babahe ubutware bwo kwitwa abana b'Imana. Bakwiringiye kuko ushoboye, bakwiringiye kuko ufite imbaraga, bakwiringiye kuko ufite ubutware, bakwiringiye kuko ufite gukiza no kurengera. Mana, gira ibyo ukangura, gira ibyo ukangura, gira ibyo ucyaha, bicyahe, gira ibyo uvana mu nzira, bivane mu nzira Mana. Gira ibyo wubaka byubakike, wubaka ingo zasenyutse. Haleluya. Wubaka ubuhamya bushya, uhindura amateka mashya, wubaka icyerekezo cy'ubuzima kuko uri Imana nyir'ububasha. Imikorere yapfuye wongera uyikangure, ikanguke mwami, wongeraho n'icyerekezo. Urakoze kubikoze ni mu izina rya Yesu nziza byambaje, amen. Urakoze cyane ku ijambo ryiza uduhaye. Bibiliya iravuga ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo, kandi buriya ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Muri make rero navuga ngo Imana y'amahoro iguhereza umugisha, kandi iguhereza umugisha ndetse kandi mwinshi. Hanyuma nshingiye ku kiganiro cyiza uduhaye, ivugabutumwa uduhaye, nsanze waba umuntu w'umumaro abantu benshi bashobora gukenera. Abantu bashobora kugukenera mu bujyanama, abantu bashobora kugukenera bakugira inama, abantu bashobora kugukenera kugira ngo ubafashe mu buryo bw'isengesho, kuko nta muntu utagira umurwaza. No ku kidendezi Bethesda buri wese yari afite umurwaza. Nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone. Ya telefone abantu bashakaho. Yego. 0783501134. Yego. 0783501134. Nizere ko iri kuri WhatsApp. Urakoze cyane mukunzi wacu, wowe wakomeje kubana natwe. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Niba utarakora subscribe, ukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ubutumwa bwa Yesu bwamamare hose. Shalom.